Ikaze ku Mubyeyi Magazine nk'uko mumenyereye tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero nk'uko mubibona turi mu bwiherero muri toilette. Tugiye kurebera hamwe uko wahumuza toilette yawe, uko wafata neza toilette yawe ku buryo uzajya ujyamo nta kibazo cy'umunuko, nta kibazo cy'isuku ufite. Abantu benshi rero bajya muri toilette bajyanye telefone, ukajyana telefone ukareba amakuru ya hehe na hehe, ukaba wamaramo iminota igera kuri 10 cyangwa 5 bitewe n'ibyo ugiye gukora muri toilette. Rero kugira ngo ujye muri toilette wishimiye, kugira ngo ujye muri toilette nta kibazo niyo telefone, dore ko abenshi rwose muri twebwe turazigendana. Iyo tugiye muri toilette hari ibintu rero wakora kugira ngo toilette yawe ihore isa neza. Icyambere ni toilette ihumura kandi toilette ifite isuku. Hari abantu rero usanga batagira umwanya w'isuku ya toilette, akajyamo agakora ibyo akora hanyuma agahita asohoka. Ikinini akora ni ukumanura amazi gusa, ariko mwibuke ko isuku ni ngombwa ya toilette, niho ushobora kwandurira indwara nyinshi. Rero kugira ngo ufashe ba bantu bajya muri toilette biruka, ba bantu bajya muri toilette nta mwanya bafite wo gukoresha uburoso cyangwa gushyiramo indi miti, hari akabanga ngiye kubibira mwakoresha kugira ngo muborohereze, kugira ngo mbese inyungu zibe kuri wowe uzi akamaro ka toilette isa neza kandi ihumura. Rero iyo uvuye muri toilette iyo ugiye muri toilette ukurikiye umuntu, mbese ukajya muri toilette hari undi uvuyemo amaze gukora ibikomeye, ntateremo ya miti ihumuza, ntakoresha uburoso, urabizi ukuntu biba bimeze. Bamwe baba benda kugarura ibyo bariye, abandi bakaba bumva mbese ukumva ntabwo bibaza uburyo umuntu ava muri toilette adakoresheje uburoso ndetse atanashyizemo imiti ihumuza nyuma yo gukora ibikomeye. Niyo waba umaze gukora ibyoroshye, ariko tekereza umuntu uri bugukurikiye muri toilette, umuntu uri buze uvuyemo ukuntu ari bugufate. Iyo usize rero utayitunganyije uba wigaragaje nyine. Rero ni uguharanira gusiga toilette isa neza nk'uko nawe wifuza kuyisanga imeze. Rero ikintu cya mbere wakora kugira ngo uhumuze toilette, ufashe na wa muntu utajya yibuka gukoresha uburoso ndetse no kumanura no gushyiramo imiti ihumuza, uko wabigenza, ikintu cya mbere turifashisha uyu muti usanzwe n'ubundi dukoresha muri toilette. Ukuntu rero wabigenza, ugira gutya, upfundura toilette yawe kuri iki cyo hejuru, hanyuma ugafata wa muti ukamenamo. Ntacyo bitwara kuwumenamo kubera ko ntacyo byangizamo imbere, ni amazi ku mazi n'ubundi nk'amazi yari arimo. Dore nyuma yo kumenamo y'amazi ukuntu biba bisa, wa muti w'amazi, kuko uriya usa n'ubururu, urabona ko amazi ahinduye ibara. Urabibona? Nta kindi kintu kigoye ni ukuyamenamo, nkukumenamo gutya. Murabona ya mazi ukuntu amanuka ameze. Rero iyo ugira ngo worohereze umuntu utajya yibuka kuyakoresha, utibuka gukoresha wa muti, nuko wamufasha. Iyo rero umaze kuwushyiramo uriya muti, urongera ugapfundikira toilette yawe, nta kintu kigoye kirimo, ni ibintu byoroshye. Ubwo rero tugiye kuyipfundikira.
ukongera ugashyiraho umupfundikizo wayo hejuru, nta kindi, ni ibintu byo. Hanyuma rero wa muti ukawushyira hafi bitewe n'aho ushaka, bitewe n'uko wapanze ubwiherero bwawe, aho ushyira wawutereka hasi, wawushyira hejuru, nabyo tuzabireba. Hanyuma rero ikindi kintu wakora kugira ngo toilette yawe ise neza, ujyemo wishimye, ujyemo nta kibazo cyo gukuramo imyenda ngo uyisige hanze kugira ngo utaza gusohokana wa mwuka mubi wo muri toilette. Ikindi kintu wakora rero ni ukuhatera spray ihumuza. Aka ga spray ndagakunda cyane, hari izo utera ukumva uri kuzongera umutwe winjiyemo, ariko kandi nta kibazo. Ahantu hose mu iduka wagasangayo, ntabwo gahenze, kagura 2,000 byonyine. Kandi rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, tugira ubwiherero busa neza, tugira ubwiherero butanuka, tujya muri toilette nta kidukoma, nta kidutangira, dore ko kariya kazi ko muri toilette kaba katoroshye, buri wese ajyayo, ntaho ushobora gutuma undi. Rero haranira kubaho neza, ujya mufashe ba bantu batibuka gukoresha uburoso, ba bantu batibuka guteramo imiti ikuramo umwuka mubi nyuma yo kubikoresha. Murakoze rero gukurikira Umubyeyi Magazine, abatarakora subscribe muyikore, hanyuma mukore share, mukosheho like, comment, hanyuma muhereze bagenzi banyu kugira ngo n'utaruzi kano kantu k'akabanga gakoreshe, niba byajyaga bimujena wenda kubana n'abantu badakorera isuku toilette uko bikwiye nk'uko mubishaka. Murakoze rero, mukomeze gukurikira Umubyeyi Magazine, naho ubutaha. Bye.